ni umusore wanyandikiye no message muri inbox yanjye yarambwiye uti Charlene umeze neza nitwa runaka amazina nashatse kuvuga ndifuza cyane kuko njye hari ikintu nkunda kuvuga ngo fight or die rwana cyangwa upfe nubona ikintu ushaka ntukicare mu kirere kiriya kintu ntakibuze no abanyarwandakazi aho muherereye hose mbanje kubasuhuza. Uyu ni Charlene Karambizi nk'ibisanzwe. So uyu munsi munyemerere mu kiganiro fight or die nshaka ko dukora cy'uyu munsi dusubize uno muntu iki kibazo. Ni urubyiruko wumva n'iki kiganiro ni cy'urubyiruko ahanini, ariko munyize amatwi nyine amubwira uko mbyumva nawe ariko ufite inama zawe, ufite nawe ukuntu ubyumva kugira ngo dufatikanye hamwe. Ni umusore wanyandikiye no message muri inbox yanjye yarambwiye uti Charlene umeze neza nitwa runaka amazina nashatse kuvuga ngira inama ndazikeneye. Ababyeyi banjye baratandukanye imyaka 5 ishize, ibyo nabonaga bakibana siko nkibibona, ndifuza cyane nkabibura. Nyine nko kwifuza ibintu runaka, bizi urubyiruko banakiri bato bifuza ibintu byinshi, abasore babyiruka n'abakobwa babyiruka. Ariko rimwe na rimwe mba numva ntazavamo umugabo ugomba kuba we kubera ibibazo byabaye mu muryango. Se wangiriye inama y'icyo nakora? Urakoze cyane. So iki kibazo cy'umuntu ndaza gushiraho, ndaza kucyandika hano hejuru kugira ngo namwe mukibone. Ikibazo rero mba nakizanye ahangaha kugira ngo tugisubirize ahangaha. Hari igihe umuntu akubaza ikibazo ukumva ki interesting cyane cyangwa se ukumva ki challenging cyane, bikaba ko wakizana ahangaha ariko se nko gutangaza imyendo y'umuntu ku buryo n'undi wese nawe wibazaga icyo kibazo nawe aboneraho igisubizo. So rero n'umuntu yatubwiye uti ni umusore w'imyaka 19 ati Charlene ababyeyi banjye baratandukanye, mba numva ntazavamo umugabo ngomba kuba we. Hari ibintu ababyeyi banjye bakibana nabonaga ariko uyu munsi simbibona, ndabyifuza nkabibura. Simbona nyine ibyo nifuza nk'uko mbere bakibana nabibonaga. Turira umunsi rero ndakubwiye ngo ukore share, ukore like, nubona ikiganiro kitakureba wowe ucyohereza uwo kireba, cyangwa uwo gishobora kuba kireba, cyangwa uwohereza ushobora kucyohereza uwo kireba, kuko icyo tubereye hano ni ugufashanya kandi ko ikiganiro kibuze kuturyohera kikaba cyiza cyane. So rero isi igira amategeko agiye atandukanye, amategeko atarashyizweho n'abantu, amategeko isi iremanywe nayo, isi yatangiranye nayo. Ni itegeko ry'isi, itegeko ryiza nkunda cyane ko bimva rimwe itegeko ry'Imana iba yarashyizeho ubwayo. Nta hantu na hamwe mu mategeko y'isi handitse ngo niba utararezwe na papa wawe na mama wawe bombi ntabwo uzavamo umugabo uhamye, ntabwo uzavamo umugore uhamye, nta n'ikintu uzimarira. Ube wararezwe na papa wawe, ube wararezwe na mama wawe, ube wararezwe n'ababyeyi bawe bombi, ube wararezwe na mushiki wawe, ube wararezwe na musaza wawe, ube wararezwe na nyogokuru, ube wararezwe na sogokuru wawe, ube wararezwe n'inshuti, ube wararezwe na oncle wawe, ube wararezwe na auntie wawe, ube wararezwe n'umuturanyi, ube wararezwe n'umuntu uwo ari wese. Nushake nawe ubwawe warireze, waripapye, warimamye. Itegeko ry'isi riravuga ngo icyo ushaka kuba cyo uzakiba. Nushaka kuba umurizo uzawuba, nushaka kuba umutwe uzawuba, nushaka kuba umugabo uzamwa, nushaka kuba imbwa uzaba. Icyo ushaka kuba cyo cyose ugomba kukibaho, ntacyo bivuze aho warerewe hose. None se turabizi iki gihugu cyuzuyemo imfubyi nyinshi cyane. Imfubyi z'ejo bundi mu kanya hari abagiye kuba imfubyi kandi nabo bazabaho, sibyo? Mu kanya hari ababyeyi bagiye gutandukana kandi abana babo bazabaho, baba abagabo babe n'abagore, baba abayobozi, baba abasirikare, baba abaganga. Iki gihugu cyacu cyuzuyemo imfubyi. Ababuze ababo mu 1994 muri jenoside yakorewe abatutsi, hari abantu babuze ababo.
barakura baririra, abona papa we bamwicira mu maso ye, abona mama we bamwicira mu maso ye, abona famiye ye bayicira mu maso ye yose, ariko uyu munsi abo bantu sibyo bavuyemo abaganga bakomeye, bavuyemo abarimu bakomeye, bavuyemo abanasi, bavuyemo abapolisi, bavuyemo abasirikare, bavuyemo abajepe, bavuyemo perezida, bavuyemo first lady, havuyemo first family. Uyu munsi abo bantu bari ni abacamanza, n'abadiplomate, n'abantu bakomeye sibyo, kandi hafi ya bose bakuze ntawe papa babona imbere yabo, nta mama bareba imbere yabo bwite umwana wanjye wariye wawe umeze mishi. Yaranarwaraga, bamwe muri bo bararwaraga bakimenya, bamwe muri bo bararwaraga bakibwira pole. Twebwe uyu munsi ndakanye mvuge n'urugero, wenda ngenda arwara, mama akaba hari akambwa ati Charlene Mystère kwiyumva ute barumuranye bandi bose. Hari abantu barwara ubu ngubu bakimenya n'imiti bakimenya, bya bindi ngo urarwaye ngo uraryamye ngo abandi nibo bari gukora byose bakabyimenyera. Byababajije ko abantu bakomeye. Oya, rero nshuti yanjye ugomba kumenya yuko itegeko ry'isi riravuga ngo aho wakuriye hose ababyeyi bawe babana cyangwa babe batabana, ugomba kuba icyo ugomba kuba cyo kandi ugomba kugiharanira uyu munsi. Hari ikindi kintu nifuza yuko umenya, nawe wari ufite iki kibazo. Yewe ababyeyi bacu batandukanye turi benshi, ariko inyenyeri y'Imana irasira abibana, abirera n'abatirera. Hari ikintu cyiza nkunda, umugisha w'Imana, nisibaze umugisha w'Imana sibyo, cyangwa iterambere, kubaho neza, kuba umugabo ugomba kuba we, kuba umugore ugomba kuba we, wa mugore bareba bakamubwira ati tugukoze mu ntoki umuntu w'umugabo sibyo. Iyo Imana ivuga ngo abantu bagomba kuzamuka mu ntera, abantu bagomba kuba perezida, abantu bagomba kuba abantu bakomeye bose mu ngeri izo arizo zose, bagomba kuba bararerewe, baravukiye mu biganza bya papa na mama, bagakurira mu biganza bya papa na mama. Oh my godness, hafi y'abantu bose abenshi twari kuzaguma down, hasi kuri zero, ariko Imana avuga uti, ndetse n'itegeko ry'isi rikavuga ati umugisha w'Imana n'iterambere bigomba kuzakugeraho. Iyo uba wararezwe na papa wawe na mama wawe iryo tegeko, kugira ngo ugere aho ugera, ibyamamare muri sinema, mu mupira, mu banyamakuru, mu bacamanza, abaperezida, abantu bagiye batandukanye, nta n'umwe wari kuba uhari sibyo, kubera yuko abenshi ntabwo bakuriye mu biganza by'ababyeyi babo. Njyewe inama nakugira, n'ikintu nakubwira uyu munsi, n'undi wese aze kumviraho, wowe banza wicare ubundi wirebe mu kirahuri, uvuga ati ubundi ndinde, ndashaka iki, ndinde, ndashaka iki, ndagishaka ryari, ndagishaka gute, ndagishakana nande, mu buhe buryo, nzanyura mu zihe nzira kugira ngo iki kintu nshaka mbashe kukigeraho. Ugomba kugira imbaraga, ukicara ukiganiriza. Burya muri twebwe habitsemo ibisubizo by'ibibazo 90% dushaka bibiri muri twebwe, 10% nibyo dushakira mu bandi bantu. Ukavuga uti okay, papa nyamama njye ntibabana, cyangwa se nanjye ubwanjye ndirera, ababyeyi banjye bose ntabahari, ariko uko byamera kose ngomba gukora uko nshoboye kugira ngo abazankomokaho bazakure hari papa hari na mama, ugakora ikinyuranye cyangwa se ugakora indi generation sibyo. So ukavuga ati ndashaka iki, ndagishaka gutya, ndagishaka iki gihe, ukagikurikira. Kuko njye hari ikintu nkunda kuvuga ngo fight or die, rwana cyangwa upfe. Nubona ikintu ushaka ntukicare mu kiriri, no, ntukaririre ikintu, ahubwo haguruka ukirwanire noneho, kuko amaboko yawe afite ahantu agarukira, kandi Imana amaboko yayo atagira ahantu agarukira, yizagufasha kugira ngo utere imbere ugere kure. Ugomba kugira imbaraga, ugomba kugira amaso n'ibitekerezo. Ibitekerezo ngo ni ukwizereramo, ukizera uvuga ati nubwo nirera, nubwo ari njye wishakira buri kintu cyose, ariko uko byamera kose, nubwo bwanjye badahari, bose bombi badahari, njyewe ngomba kuba umuntu w'umugabo,
ukagira amaso areba inyuma ya bya bibazo urimo aka kanya. Kwa kuntu ushaka agapantaro keza ntuhite ukabona, ukagira amaso areba inyuma ukavuga ati uyu munsi ntabwo mfite, ndi gushaka ino pantaro nkayibura, none urukweto nkarubura, ariko ejo nzaba umugabo mbyigurire. So reka mpaguruke nkore, ne gukomeza kurira, ahubwo reka mbikorere kugira ngo mu myaka 3 iri imbere, mu myaka 4 iri imbere ntazaba nkirikorera ipantaro, ahubwo nzabe nyiha, nzabe nyiheza, nzabe ndikirihahira, niko kuvuga byose nzabe mbifite mbyiha.